Muraho neza ni Masayendro ndabasuhuje ni kuri YouTube channel yacu y'ikoranabuhanga n'ubumenyi bugezweho. Uyu munsi tugiye kuganira kuri sensor. Sensor turibaza ngo ni iki? Sensor ni igikoresho gifata impinduka ziba mu bidukikije, ubushyuhe, urumuri, igitutu, ingufu z'amashanyarazi, umuvuduko w'amajwi n'ibindi, kikabihindura mu buryo bw'amashanyarazi electrical signal kugira ngo byorohereze ibindi bikoresho kubisoma ndetse no kubigenzura. Dushaka kwibaza uko sensor zikora. Sensor zifata amakuru zikoresha igice cyacu cyihariye cyakira amakuru yo hanze bukuye ingero urumuri, ubushyuhe, amajwi, zihindura amakuru mu mashanyarazi. Iyo sensor imaze kubona impinduka mu bidukikije ihita zihindura mu buryo bw'amashanyarazi analogue cyangwa se digital signal. Ibyo bimenyetso byoherezwa ku mashini, microcontroller nka Arduino, Raspberry Pi ndetse n'ibindi kugira ngo bikorweho isuzuma. Amoko ya sensor. Sensor zirimo amoko menshi bitewe n'icyo zateganyijwe gukora. Dufata ingero nkeya. Temperature sensor zipima ubushyuhe, light sensor zigapima urumuri, motion sensor zigapima imyitwarire yo gutambuka, proximity sensor igapima ibijyanye n'ikintu kiri cyangwa se kure, hakaza ibyo bita pressure sensor ipima pressure, hakazamo humidity sensor igapima ubushyuhe bw'ikirere, hakazamo gas sensor igapima imyuka nka carbon dioxide, methane n'izindi, hakazamo sound sensor ipima amajwi urugero dufate nka microphone, hakazamo touch sensor ipima ibintu bijyanye no gukoraho, accelerometer ishobora gupima umuvuduko. Turebe uko sensor zicomeka. Sensor zishobora gucomekwa kuri Arduino cyangwa se kuri Raspberry Pi, ariko sensor nanone zishobora no kugira amapine 3 cyangwa se 4 bitewe n'icyo zizakora. Reka turebe amwe mu mapine atagomba kubura. Hari yitwa VCC tugeranye na positive, ikagira icyo kwita GND cyangwa se ground tugeranye na negative, hakazamo pin ishinzwe gutanga signal. Twibuke ko iyo pin irimo ibice bibiri, output ndetse na input. Hari na pin zishobora gukoresha interface yitwa I2C, CPI cyangwa se analog ndetse na digital pin. Reka turebe aho sensor zikoresha. Zishobora gukoresha mu nganda, urugero nka automation kugenzura ibintu byikoresha, hakazamo mu byuma by'ubuvuzi gupima ibipimo by'umubiri nk'umutima, ubushyuhe n'ibindi, mu modoka gusuzuma umwuka, umuvuduko, intera n'ibindi, hakazamo mu miryango itekanye kugenzura abinjira no gusohoka, mu ikoranabuhanga ryo mu rugo nka smart home, ibikoresho byigenzura ndetse na sensor, hakazamo mu buhinzi harimo sensor zigenzura ubushyuhe, ubuhehere, amazi, imvura ndetse n'ibindi. Turebe buri mu bice bigize sensor. Sensor igizwe n'ibice bigeze kuri 5 cyangwa se 6. Igice cya mbere cyitwa sensing element ni igice cyakira impinduka mu bidukikije, akaza icyo twita transducer gihindura amakuru mu buryo bw'amashanyarazi, akaza igice cyitwa amplifier cyongerera imbaraga signal, hakaza igice cyita converter gihindura signal muri digital cyangwa se digital muri analog. Igice cya nyuma cyitwa output interface aho sensor isorera amakuru. Umumaro wa sensor mu isi y'ikoranabuhanga zifasha gukora automation, gukoresha ibikoresho bitekanye ndetse no guhora zibigenzura. Zongera ubushobozi bw'imashini kumenya no gufata ibyemezo, zifasha mu kubungabunga ibidukikije no gucunga umutekano. Ni inkingi ya Internet of Things IoT, aho ibikoresho byose bifashwa na sensor kugira ngo bivugane. Zongera ubushobozi bw'ikoranabuhanga, ubuhinzi, ubuvuzi, inganda ndetse n'uburezi. Rero niba kunze ino video yacu wakanda like, subscribe ndetse na share kugira ngo uzabone video z'ubutaha. Mwakoze kudukurikira, mwari kumwe na Master Andrew. So bye bye.